Jamina mukaritasi. Jamina. Wewe mukaritasi ubyuka nasoni. Niwe ndi kubwira byuka ntugwenge ukaza. Asabwa cyese namenye. Ndebera nawe ko nakerewe ari. So ndashaka kwiryamira n'abambabarira. Uryame biki kigiye waryame. Nese ko mfite ibitotsi. Nunganye imisatsi ndumva. Imisatsi sibundi ndimo kureba ariko ubundi. Nese mbitunganye biki nawe ubundi wajya ubyikorera wowe. Ariko so hari. Kora akazi nyine njye ukaza. Ubundi reba ibintu bibi n'ibiki wafunze muvandi. Sinafunze neza se? Aya bine ibiki kangu tunganyiriza impuzo. Wafunze ibiki ubugira ngo mvune wowe buri gihe. Uyerego nazo urumva nakora akazi neza utankozeho. Kifite n'ibitotsi nawe ubundi waritse. Shankorera mari nakerewe. Ariko mutunganye muvandimwe wanje. Sibyo? Njye kukazi. Usa neza ariko nawe rwose umuhanganyisho wajya ureka nkiryamira ubundi wowe. Uzinduka bigitondo. None yango bajye bankata. Oya ntabwo ari byo nifuza ariko simba n'ubundi bimeze neza sheri. Ngo nakonje none. Cyambaye neza usa na mama neza. No kuri. Musa neza umuvandimwe wanje. Bitotsi bise bishira. Ugomba gushira rero. Basi uranzanira gake. Ushaka gake? Ndashaka unzanira akayembe. Yego. Nta kibazo ndaza kubikora. Wese ngo mutekere ikintu utaha. Ndakeye kurataha unaniwe cyane. Agafiriti. Gusa wajya ugabanya ifiriti kuko ureba ukuntu ungana. Oya ndumva nshaka agafiriti n'agafi. Agafi. Ndabitekera kwa kubikunda. Shashiri rero njye mu kazi bataza kunkata. Ariko mbabarire utaye kare ntaragukumbura umuvandimwe wanjye. Ndajya. Akazi keza. Nese byanje ngaho. Nta sore mwe mukora siporo mureba. Bega ibyateye. Uko umuryango nawe kwicara kitonda ngafite umwana. Abana bakobwa bafite ubu muri iki batagira umuco. Atamenya ko ndi mukuru ngananye bahira n'umukuru mfite. Ego, se ibintu bisigaye bibaho noneho ni ibiki? Ego mwamakuru. Hasigaye indenga kamera. Si nkoranyambaga nazo zisigaye zishyira. Sako numva bivugisha mu bandi. Yewe ntabwo uzi ibintu bisigaye biri kuri izo nkoranyambaga nje numiwe ntabwo bijya. Ni ibigeze. Meza biteze ntabwo byoroshye. Ndaje bimbwira.
Ivandira ikibazo ibyo bintu byo ku mbuga nkoranyambaga koko. hasigaye hariho ibintu mbona ntamenya ibyo ari byo. Kanzani tubona kwifatira ifunguro. Yo ku mbuga nkoranyambaga ntabwo wabibona. Yewe haba hariho amakuru menshi. Amakuru menshi. Menshi cyane. Kanze muvana. Rero njyana gucakatse byo ku mbuga nkoranyambaga. Yewe ntabwo biba byoroshye. Urafata n'ikisi. Ugiye kumera nka wa muvandimwe wanjye ndabizi nibo ngomba kubategurira. Ngomba kubategurira. Cyangwa se ko mbafite mama yabansigiye. Urananyibukije. Se muvande ko nta mushyitsi bimeze bite? Nta mushyitsi baza muri uru rugo koko. Ese bariye? Wa mukecuru wo kwa runaka ntabwo ageze kudusura hano. Cyangwa wa mukobwa w'inshuti yacu ntabwo ageze kudusura. Se nabo ngabo mvuze. Ndimo ndavuga umusore. Umusore? Umusore. Ese umusore ni uko abasore njya mbona hano ko bimeze bite? Umusore se niba umushyitsi niwe wabona umushyitsi? Ko reka mbivuge mu Kinyarwanda nta musore ufite ugutereta se? Nta musore ufite ugutereta? Nibyo bashaka kuvuga. Kandi ntukansetse. Umusore? Njye ntabwo kiragera. Reka nkeneye nakuzukuru byibuze nanjye nkaterura nkabona ko umuryango wongeye kwaguka. Yego nyine ibyo nibyo ariko se ubutwaye twakora byo kuzana abasore. Nese murabona hasigaye iki? Se tuzabe kubiterekera koko. Amasha nzajye kubavuza. Tuvuza? Koko mana yanjye. Cyakora gusa nyine wenda nuko mba ntabivuga. Cyangwa rekere igihe nikigera umuntu azakubwira azaguha amakuru. Ese ubwo igihe kizagira ryari? Nyine igihe nikigera nzabona umusore, nzabona umukwe wo kuza kutunga umuryango wacu. Reka rero buriya muvandimwe si iminsi ibintu mbitekerezaho. Kubera ko murabona ko kuva mukiri batoya ni njye wabareze. Kandi noneho nkavuga se ndamutse ejo umugabo akabaneshereza abavandimwe umutwe. Umva si sawa. Bareka mbanze ndeke mukure mushake mbone nanjye gushaka. Igihe nikigera ibintu byose ni umuntu. Reka nanjye ndamufite kandi tambwira se ko twatumye udashaka. Nimwe mumbuza gushaka. Mbese ninshaka muzabaho mute? Niba ari ibyo ngibyo cyakora ndakumvise. Nyine reka igihe kigere umusore wifuza. Nase uragira ngo tuzabiteretse cyangwa dushaka urugo rubi tunanirwa turebe. Reka dukeneye no gucungura umuryango kaguka. Ibyo ndabyumva. Aya. Ibintu bitekerezeho mu byiga rwose mushaka igisubizo. Siko biguhangayikisha wajya ngo ni mama koko. Nukuri. Akubwo mwebwe murabona reba hano hirya ntituvuye gushingira ejo bundi. Ntibari badutumye. Bariya ni igihe cyabo biriya ni ibyabo. Ni ibyabo. Nuko bitekerezeho rero nk'igisubizo. Se wamuvandimwe yawe wundi wari? Uri mu cyumba se? Cyumba ubwo nakabibajije wowe nari nzi kugo. Bera ko mwara. Se kutamanje. Mugire ngicyo nshaka ni igisubizo. Igisubizo sinakubwiye ko rwose tegereza igisubizo kirari kizagira. Ntabwo umuntu yakwihutisha ikintu. Igihe nicyo kizabikemura, sibyo? Ko tutari babise ngo ntabwo dukundwa. Sinatubwiye ibyo wambwiye nacyumvise ndaza kuganiriza Marina muvandimwe wacu wundi nyine no. Ngire mu bitekerezeho.
Simuvana. Sabanza unansuhuza. Meze ute? Nzakira manura impuza rwose ndabona icyokere kirakwisha tunakuramo n'imipira. Kurayikoze basi. ariko nyine kugira ngo umuntu aya mafiriti mba ndi kurya Cyangwa kumbira rwose. Cyangwa ko ngiye ntabyo naza mu gihe by'amasiporo yanyu. ngo mubwire muvandimwe mpanze mubwire mpuye n'akagabo kagufiye ku buryo nakamera nkavugiriza Vugisha ukuri. Kambwira ko wamubwiye nabi. oya ntabwo nakabwiye nabi Ubwari wumva ndakuze rega ndakuze. oya nyine ntabwo navuze nabi gusa akanturiye kuteri hasi mani numva ndababaye Wenda wabona atabishakaga. nyine numvaga ahubwo nanamutuka nuko nyine Nubwo wanamubwiye ati ngiye mubwiye cyangwa ari kumwangosora shaga ukuntu kareshya se mani kancumuje ashuze kuteri ntacyo. ngaho ndebera wari Oya tuzagura izindi nta ntuze nta kibazo. gusa nyine bimwe byambabaje kujya mu kutereza umuntu wasanga zanapfuye none ntawamenye Basi genda ukuremo imipira mufase. shaka manze njye koga ndumva Genda ujye koga urebe ko wagira wakongera ukagarura fresh air sibyo? sawa Naye ndi hano nyine ngiye kuba ndimo kwirebera. ari ndaje turebe Ngiye kuba ndi kwifatira akayaga hano. Ngo bisetsa muvandi n'ibyo. nyine nawe babanyandikiye nkabona nyine nutazi Kagusetsa se? yebo hari ibintu babanditse tu Karanye mba nemvira umuziki hano nyine. nawe yo twambara kuteri umwe Shaka nemvira umuziki. Tumvande. Utavuga wowe. yewe nanjye mba ndimo ndareba ibi bisirimo asa ubwo ya myenda mwarayifuze. Ni Marina uri kwifura nawe njye. nabishoje by'imyenda Naho se ibiryo byo bigeze ko nta umuntu uri kugira icyo ambwira. Njye batekeye nyine mutegereze mu kanya biraza. Kunda natetse umuceri n'ishoti raho. nzikaraga firiti Babarira Kibuza sari n'agasamake. yegura yendaga nabatekeye umuceri mbatekera n'ibishyimbo. Haha handi cyagiye twabaga. aho sinjubiri Nese ko munsi. ubwo ntabwo ndarye Senda birya ngenye n'ikiro cyose murabona nakimara. none wabutekeye nde ari uko ufite abashitsi Ahubwo se Marina bintu naganiriye na Camina yarabikubwiye. oya nacyo nambwiye Camina Karama. ntabwo wamubwiye kuri rimwe twaganiriye Siko tuganira ibintu byinshi nari kumenya ari ibihe mubwira. ya gahunda Iyo gahunda se imwe y'abashyitsi. Yego kumana ngarashaka ko tumuzanira ngo abahungu da. N'abasheri nyine. abahungu se baveje Sinakubwiye abahungu turabatoragura se Muzana abagabo barebe none aha nta bashyitsi. hatangiye naramubwiye ko tugomba kubanza kubitekerezaho igihe kaba aricyo kizabikemura. Mbabaze mw'abakobwa ndabaruhanye murakuze ntangiye kujya mvuga kuba nabona umushyitsi hano mutangiye kujya mwigurutsa. nyine turakuze Yego ngo nawe shaka nyine ubu dusize njyewe ntabwo nashaka murabona narabareze kuva mukiri batoya ntabwo rero nshobora gushaka kandi mwe mugihari nyine igihe reka kigeretse muvandi igihe nzi nyine tumukure murabona mudakuze nyine ntabwo turi abakobwa babi reka igihe nikigera sibyo tuzakuzanira abo bakwe gushaka kandi n'ababyeyi bacu bakabyishimira ariko reka nitwibutisha ibintu sibyo mbabwire wowe warambwiye tegereza ndakubwira ugenda uganiriza umuvandimwe wawe mu mpigi igisubizo none ngo tegereza niko Marina mubwire wenda ibyo bintu murimo ni ibiki nta musore nawe banibereye kuri phone w'abandi na siporo nta bindi kwiki none n'akazi ubwo se noneho ndabibangikanye mugani ntitwabuze icyo turya ntitwagize iki twirukanse kambabaza ubundi mw'abakobwa ese njye murabona nzaguma hano ngaho nimurebe ntidushobora kushaka umuryango ese ndashaka mbasigire nde ese reka nkubwire uragira ngo tuzane abasore babo ntidushaka abagabo ejo bundi uzadusange mu muhanda dufite ibibazo ariko mbabaza buri munsi ntabwo twirwa batuzanira ama-invitation ninjye utategereje gushyingira bene mama nawe byarakubangamiye ariko niba ari twe tukuzi icyo byibuze washaka ariko twe ntabwo nashaka nese nashaka gute mbasize mwabaho muti rero mbabwire kandi ntababeshye
mwabagura yego mwabatoragura Koko icyo nshaka ni abasore mugashyingirwa namwe se ushaka nta kutugurisha n'ikindi none ndavuze ngo ntawe nta n'ikindi kintu nshaka ni abagabo ko murakuze narabareze guhera muri abana icyo nshaka ni abagabo kandi nta n'ibindi reka ntubirakariremo umuvandi sibyo uratwitangiye reka tegereza igihe kanigire kigere mu cyumba rero wasanga ejo uwo mugabo nzamuzana nanjye sawa ntabwo mubitekerezeho aho ko wikanga ko mbona uri kureba byagenze bite nyine busubize se akira ahubwo nsanze utari no ku meza mba nkuzaniye aka kantu mbwira ariko mbwira ikibazo ufite ko mbona se nsanze uri kureba byagenze bite nyine ntaga cyane imbeshyi sawa ku isata w'imbeshyi turaziranye gaturabavandimwe nyine ntiwagiye ku kazi bigeze mu masaha asanga utaragenda bimeze bite ukiryamiye sha nyine muvande sinzi niba banduze sinzi to kuroga nako si byagenze bite se hari ibintu byambaye bitigeze bimbaho nk'iki se ubwo iyi ni amugana mukuru wacu wasanga banduze utese ndumva ibyo bintu uri kumbwira nkurikije ukuntu ngusanze n'ibyo bintu uri kumbwira ntabwo bihuye muvandimwe nyine we ntabwo wakumva ko bihuye ariko njyewe ubizi niko kuri ndi kuvuga ukuri bakuroga ya rero ntibabe baroze umuvandimwe wanjye pe ni ukuri njyewe nyine bitewe n'imyaka maze nta muntu nigeze mpura nawe so ahora n'umuntu duhuye ku mahane ndumva na se wasanga ari ya mahane yawe niba nsanze uri gutekereza uranishe basi nkwera agasosi gute we ariko uranishe uzaba ubimbwira wenda ikindi gihe simbizi mwere rwose se kutanyweye bisubizeyo sakira oya ariko ndaza kurya mu kanwa hasi kambisubizeho gusa birabiryoha ntibibe amaraso umuvandimwe wanjye uraseka kandi mbona ufite ikibazo oya nta kibazo sawa bisubizeyo
hazwa maze ntunganye ibiki wowe n'ubuhari sa imisego ya mu ukuntu biteraguje imisego y'imwe ariko buri wese yaraza agaterura rero mbaraga ndamufite yabona utura abakobwa mwasanga musigaye muri abahungu ntawamenya nawe rwose mana yanjye nzajya mbyitaho nyine ninjye bucuruda turi kureba iki yandi kureba hano imikino nakunda imipira neza ibintu simwe mbikunda njye kubera iki ntabwo ari ibintu byanjye ahubwo bakajya tunge no kureba sawa Oui. Ni sawa? Amakuru. Neza? Amahoro. Yego tumeze neza. None se? Ndashaka n'ishamini. Oya. Wari urashaka ntabwo ari wowe. Ahubwo sinamubona gute nawo ama telefone twa Nzi nyine ni ngiye ufite telefone urumva se mubona gute nyine? Ntabwo mubona. Cya ntabwo mubona pe. Ariko wabunganiza nanjye nta kibazo. Oya, nashakaga. Okay. Ese wamushakiraga iki? Namaze kuwutara tuganira. Muganira he? Aho se yafi umubwire? Uyu nyine wambwira nta kibazo. Nabibona kumubwira. Yego. Ntaceka mwohereza kuri telefone ariko bibeze. Nta kibazo ndamubwira. Murakoze. Sawa. Wadupimye abagabo baje kubarora Yerewe Biteze. kutuzi wahe. Kuri yawe. Kuri meza. Ajya muzi. Bikora nta nzi se. Aha sena. Kunibuka ko bose nibuka twese guhura ushira isoni. Gute? Sawa nta kibazo. Cyose kuje hano. Ya wari wamaye address nyine tu. Ngo address. Yego. Musanga bakwikanga ko caka indaro. No siri ko nandi ndanje ko gushanga. Akazi umuntu akora kagaragazwa n'ibyabamo. Rero imyambarire yawe rero hari ibyiranga. Iri kuranga iki? Kandi ntabwo hano naje ari narashakaga kumbwira ngo rero nta address nigeze ntanga yawe rwose. Njye nawe address yawe rero mu nje hano rero. Address? Yego. Njye se guhaza. Nta muntu wayihaye se? Umuntu twashamiye. Wasanga ari impanga yanjye. Okay. Yo ari impanga nta twahuriza. Kanu kareshya nk'ipyiko zifu kuri ko kari kunyirataho gutya.